muraba agaciro abateze amatwi Rugega na Kiyonga official. Mbashimiye ko munkurikirana buri munsi. Imana ibaha umugisha kandi ibyo nifuza ko bingirirwaho nanjye nibyo mbifuriza. Uyu munsi rero ngarutse kubaha umwandiko witwa Isega n'imbwa. Kanangire. Isega inanutse yabonye imbwa ibyibushye irayibaza iti, ko nduzi ubyibushye wabyibuhijwe n'iki? Ko jyewe nabuze ikintunga. Imbwa irayisubiza iti, aho mba haba ibyo kurya byinshi. Umurimo wanjye ni ukurinda ibisambo, kandi databuja arankunda cyane. Ntunkurikira ndajya kugusabira ibiryo. Bigenda biganira. Isega iza kubona ikintu mu ijosi ry'imbwa, irayibaza iti, icyo ni iki wambaye mu ijosi? Imbwa irayisubiza iti, ahari ni umunyururu wanjye ubonye. Isega iti, simbizi, ese wo umara iki? Imbwa irayisubiza iti, iyo bashaka ko ntirukana abantu banshumika ukwanjye bakanzanira inyama n'ibindi biryo byiza cyane. Isega irayisubiza iti, mugenzi wanjye nkunda ibiryo cyane, ariko kubira ku nkomo sanze ntabishobora, urabeho. Isega yakatiye imbwa irira ku kiziriko. Kwishyira ukizana biruta kure ubukungu buboshye nyirabwo. Murakoze abateze amatwi Rugega na Kiyonga, mukomeze mudukurikire, muduhe subscribe, comment, like, share, dukomeze tubane. Niba ukunda ikinyarwanda mu myandiko n'uburyohe bwabyo, komeza udukurikire. Imana iguhe umugisha.